inshuti bakunzi ba radiyo urumuri na RSB info muri aka kanya turi kumwe na Freeman bikorwa singira nkabo benshi bamaze kumumenyera kuri studio umutware aho ahuza abantu benshi ku bwinshi bakungurana ibitekerezo ku bibazo n'ibisubizo ku gihugu cy'u Rwanda. Freeman bikorwa turagira ngo rwose tukwakire kandi tugushimira yuko aka kanya ukigomwe, ndavuga ngo ukigomwe kuko muri iyi minsi ufite akazi kenshi cyane kuko buri munsi turakubona mu biganiro wakira abanyarwanda buri wese akavuga icyo atekereza. Turagusoje urakomeye. Murakomeye. Twishimiye rero yuko uje kugira ngo tuganire muri aka kanya, tukaba tuguhamagaye nyuma yaho tubonye mukomoza ku kibazo cy'uko iyi studio umutware hari abari kugerageza kuyihungabanya. Freeman byifashe bite? Nk'uko mwabibonye tumaze iminsi dukora ibiganiro hagati yaho mukabona ibibazo bya tekinike tugira, usanga hari abantu baba bari kwinjira mu mashini ari prive. Burya abantu bagira ngo ushobora gukora nk'umuntu ufashe ka laptop kamwe kwa kundi nyine ufata nka Zoom ukaba wabasha kuganira directement. Ntabwo ari uko nguko dukora twebwe. Dufite ntuza network iri prive, iri tangazamakuru ribanza kunyuramo aho tubasha guhurira n'abandi. So ibyo byuma rero nibyo binjiye. So iyo babyinjiye rero ntago noneho abantu bo hanze babasha kutubona. Ariko ubundi ntago ari ikintu kiba ari kidasanzwe, ubundi biba bibaho. Ibyo ngibyo tugerageza kurwana nabyo umunsi ku wundi, ariko ubundi byabaga mu ndimi z'abanyamahanga niho akenshi ibintu bya communication badashaka ko umuntu abigira. Ariko ubwo nyine twongeye ibiganiro byo mu Kinyarwanda niho naho watangiye kubona batangiye kutwibasira nk'uko mu byo mu Cyongereza bikorwa, cyane cyane ko ibyo mu Cyongereza ntaho bihuriye n'ibyo ku mutware n'indi audience itandukanye. Rimwe na rimwe hari ibyo tuvuga mu Rwanda bakabigiramo uruhare byo kubyataka gutyo. So twari tubimenyereye ikiri annoying cyangwa se wenda sinzi uko nabivuga annoying mu Kinyarwanda. Rimwe na rimwe ikintu gitera umujinya cyangwa se kitagushimisha nuko nyine ntago tuba turi munsi y'igitanda iyo turi kuganira n'abanyarwanda. Tuba turi kubaganiriza ku mugaragaro kandi nta kintu kibi numva tuba turi gukora usibye guha ijambo buri muturage ngo avuge icyo yumva kimuri ku mutima. So kubera rero ko twamaze kubona ko harimo abatifuza ko ibyo biganiro biba kandi babishyiramo amafaranga menshi, ibintu byo guhakenga ni ibintu bibamo amafaranga menshi kugira ngo ubashe kumenya mashini umuntu aba ariho, cyane cyane ko ibi uko tuba tubigenza ntago ari akamashini kamwe buri kugeramo buri kwinjira mu mashini menshi. So kugira ngo umuntu apfe kubyinjira kandi nawe wahaye amafaranga ni mutekinisiye ngakurinde, urumva n'ubundi buhanga mbese bwa burenzeho gatoya. So muri uyu mwanya rero urebye turi kugira ngo tugerageze kurangiza utwo tubazo twagize, cyane cyane ko twagize ibibazo bya zimwe muri mashini ziturinda zarahiye. Ubwo nyine twari turi kubitunganya aka kanya kugira ngo turebe ko twongera no kuba imashini zashya nabyo biri mu biterwa n'abo bantu bo hanze babangamira uyu murimo mukora, cyangwa ni ikindi kibazo? Kuko ku bantu wenda batazi ibijyanye n'iri koranabuhanga bumvaga ko ari ukubangamira mu bundi buryo butuma gahunda zanyu mutabasha kuzikomeza neza, ariko gushya ubwazo kw'imashini nabyo bifite aho bihuriye n'ibyo bibazo byo kwibasirwa. Ubundi rimwe na rimwe amagambo dukoresha mu Kinyarwanda ntago avugika neza nko mu kirimi cy'abanyamahanga. Ibintu byo guhakinga ntago ari ibintu guhakinga ubundi ni ikintu cyiza, ariko iyo uri kubikoresha mu buryo bubi niho bitera ibyo bibazo. So bishyize nko wenda mu buryo abantu babasha kubyumva. Amamashini yose, mashini zose dukoresha ziba ari amakompiyuta aryo ndakeka ari za murandasi, nubwo bwose wenda iba atari nka laptop cyangwa se nka nka kompiyuta isanzwe umuntu akoresha. Ibi byose dukoresha mu itangazamakuru ni amamashini ya za murandasi, mbese yubatswe ku bundi buryo butandukanye. So kuvuga rero ngo imashini yahiye ntago ari kwa kundi ufata ikibiriti
ngo cane ngo umuriro uze, abantu bajye batwumva neza kugira ngo hatagira uvuga ngo ndi ku exagere ibintu nk'ibyo, ntabwo ari ibyo ndi kuvuga. umuntu yavuga yuko ari nko kwangirika, wenda dukoresha ijambo ryo kwangirika ku buryo imashini ordinateur cyangwa computer itakomeza gukora, n'ukwangirika mu mikorere yayo ko umuntu yayikoreshaga ntibigifite za fonctionnalité bwa buryo umuntu ayifashisha. Ni muri ubwo buryo hari ukwangirika gutyo, hari noneho no kunaniza ibyo twita za process, aho mbese bitaba kubera ibintu byo gukora cyane, utabasha kongera kuyikoresha uko wari uyikeneye kuyikoresha kwa. Noneho Freeman Bikorwa, wabwira abadukurikiye ko iki kibazo muri kugisohokamo gute, muhanganye nacyo gute? Kuko rwose nabonye abantu bose bafite amatsiko yo kumenya, cyane cyane ko bagukurikira ari benshi, bakunda gahunda za Studio Umutware, niyo mpamvu benshi ubu ngubu bahanze amaso bagira ngo bamenye uko muri guhangana n'iki kibazo no kugisohokamo neza. Ubundi ibibazo biba bihari nk'uko nabibabwiye, hari ibintu mbese uba ufite amamashini ahagije kugira ngo iyo bateye wenda gahunda zijye ku bindi gutyo. So ubwo rero natwe iyo byagenze gutyo ubu ngubu urebye, kubera ko nk'ubu turi muri Zoom yawe, so ubundi tugerageza gusepara mashini abantu wenda binjiriramo iyo baje kudusura, ituzihuze n'izindi zo muri network yacu. So urebye mbese ibitero byaje biturutse muri zimwe muri mashini za Zoom twari turi gukoresha, noneho niho mbese icyo bitwa vulnerability byaturutse babasha kutugeraho. Icyo rero twakoze ubu nyine turi guhindura uburyo aya mamashini mbese akorana n'andi mamashini yacu, kugira ngo abantu badusura ntabwo tuzahagarika kwinjiza abantu ngo tuganire, kuko niyo mpamvu tubikora umunsi ku wundi. Ariko icyo duhindura n'icyo nakwita umutekano w'izo mashini, kugira ngo umuntu mbese uzi ibyo ari gukora atabasha kuzinyuramo yinjira no muri mashini zindi zitakagombye kuba ziri gusurwa muri ubwo buryo. So urebye nibyo turi gukora uyu munsi no muri iki cyumweru kugira ngo tubashe kubihindura. Ariko nabizeza yuko ntimuhangayike cyane, ni ibintu tumenyereye. Ibi bintu bimazemo imyaka myinshi, kuva mu 2000 ndabikora, ntago mbitangiye kuko mumbona ku Mutware gutyo gusa. So ndabimenyereye, nicyo nababwira ko ntago ari ibintu bishyashya, ahubwo gusa icyo ngiye navuga ni uko bari gupfusha amafaranga ubusa aho kuba yaba ari gukora ibindi. Iyo ndi kuvuga ngo bari abantu burya nabo ntibakatwumve nabi, iyi mirimo dukora itwara amafaranga menshi. So umuntu uba ufite intere cyangwa se inyungu yo kugira ngo ajye ku icyo nakwita ni nko gutata mashini zose ufite kugira ngo yaguhungabanya, ni umuntu nyine udashaka ko ibyo biganiro biba. Nshobora gufata liste ndende natekereza, ariko ntago njya ku gasozi ngo mbivuge gutyo, kuko natwe bidufasha kubasha kumenya ni bande bari kubikora, kugira ngo tubashe natwe kureba uburyo dukomeza kwirinda no kugira ngo tubashe kurinda umutekano baza ku Mutware. Nagira ngo nkubaze usobanurira abantu umurongo, mu gifaransa nicyo bita ligne editoriale, mbese umurongo ngenderwaho cyangwa intego abantu iyo bari mu gutangaza mu rwego rw'itangazamakuru, kuko n'ibyo ukora rwose ni ibyo mwebwe intego zanyu n'ibyo mugamije. Ubisobanuriye abantu muri make, hari abakumva wenda niba byaba bituruka ku batishimiye uwo murongo n'intego y'ibiganiro mukora. Freeman, ndabizi icyo kibazo bakunda kukitubaza buri gihe, kiri mu byo ngewe nkunda kugendera, kubera ko akenshi mu itangazamakuru burya ikintu cya editorial ni ikintu cy'ingenzi cyane, ariko twebwe twahisemo kugira ngo ijwi ribe ijwi nyajwi ry'Abanyarwanda, kandi ibintu bitaza mbese tutagiramo control cyane, kugira ngo Abanyarwanda bavuge icyo ikibari ku mutima. So kubera ariyo mpamvu biba ngombwa ko dufungura icyo nakwita protocole yo kugira ngo imyumvire ya Freeman ntaba ari iza kuza gutuma Jean Claude
agendera ku murongo umeze gutya na gutya, kuko abanyarwanda baranyotewe no kuganira ibintu bibari ku mutima. Ariko kugira ngo ibyo ngibyo tubashe kubikoresha, ni ngombwa ko dukora urebye ibikorwa biri independent cyangwa se bitari gutegekwa na organization nini. Nicyo cyonyine kidufasha kubasha kubikora, kubera ko nta muntu uza kudutegeka ngo atuvugiremo. Na wundi twaba turi gukora nk'andi maradiyo cyangwa andi mateleviziyo, byose twagiye dukora cyangwa se dukorana nabo nka affiliation. So ako kantu ntabwo bagakunda, cyane cyane nk'iyo sinzi nimba mwaribonye ejo bundi hari ibyo twatangaje batakunze cyane, kuko baravuga ati banzu verifie hano na hariya na hariya na hariya. So akenshi iyo rero tubitangaje tuba dufite za verification, ariko izo verification wenda abanyamakuru basanzwe batahita wenda babikoresha, kubera ko interezo hejuru za management wenda ziba zitabyemera muri uwo mwanya. Ariko twebwe twavuze ko osirontake tukiri kuri air cyangwa se tubasha kuganira, tuzakomeza kuganira ibyo abanyarwanda bashaka kumva, rimwe na rimwe binababangamiye ariko badafite ahantu babinyuza, kubera ko nicyo tubuze icyo nakwita ubwigenge bwo kuganira nyakuganira. Ariko ntago ndi kuvuga cyangwa se bivuze ngo tuje gutukana cyangwa se gukora urukoza soni abayobozi cyangwa se n'abandi bantu bafitiye agaciro cyangwa akamaro abaturage basanzwe. Ikibazo cya nyuma Freeman, kuri iki kibazo cyo kuba studio Umutware yaba ifite abari kuyibasira bashaka gusopanya imashini zayo, nagira ngo nkubaze niba abakunzi bayo, dore ko ari benshi cyane muri iki gihe, hari icyo bakora muri urwo rwego rwo gushyigikira mu gukemura iki kibazo, muri gushakira umuti urambye. Icyo bakora kirahari cyane, no gukomeza kuza bakavuga kabisa, kuko cyo nicyo cya mbere. Ntibishishe rwose cyangwa se ngo bagire ubwoba, kuko abenshi baratwizera cyane cyane ko tubasha kubagirira ibanga, tubasha kugumana za identite zabo, baba ari abo tuganira mu byo twita mu gikari cyangwa se ku mugaragaro. Niyo mpamvu abenshi b'abanyarwanda bazi ntabwo, kandi nk'uko nabivuze tubitangiye uyu munsi bimaze igihe kirekire. So abatuzi bazi neza ko ikintu kibanga tukigenderaho kandi turagikomeza cyane. Bitavuga ko wenda umuntu ari umwicanyi cyangwa se ari igiki, oya, no kugira ngo gusa, kuko mu Rwanda dufite umuco cyangwa se abanyarwanda dufite umuco wo guhemukirana. Turashaka kwereka ko igihugu n'abandi banyarwanda ko ntabwo ukeneye kujya ku banyamahanga kugira ngo ugire ibanga. Natwe b'abana batoya dushobora kugira ibanga, kuko ibindi bihugu dukorera nabo mu byo bita confidentiality. Kuki natwe tutabyigirira ubwacu, noneho abantu bakabasha gutanga za contribution zabo utarinze kujya mu munyamahanga. Ndi kugira ngo twebwe twihesha ku gaciro mu banyarwanda, bimenye ko dushobora kugira ibikorwa professionnel kandi ibikorwa bifite standard nk'iy'abanyamahanga, kuko niho twarerewe, niho turi. Pourquoi tutabasha kubyikorera hagati yacu nk'abanyarwanda? Icyo nkigenderaho cyane, kandi n'abakozi cyangwa se abandi duhuje imirimo bose bazi ko iyo tolerance bari zero, kugira ngo umenye ibanga ry'umuturage usanzwe. Ntabwo mbese muri make ubundi baravuga ngo abafite amafaranga cyangwa se abakire bonyine nibo ugirira ibanga, ariko ndagira ngo buri muturage amenye yuko twese turangana kandi twese dufite ako gaciro kamwe. Nicyo kintu cy'ingenzi nababwira ko baguma gukomeza kugira icyizere Umutware nuko dukora, kandi imirimo twiyemeje gukora tuzakomeza kuyikora nta kabuza. Ahubwo hari akantu ukomojeho gatuma numva rwose ufashe andi masegonda ukagasobanura. Ubundi nkurikije uko wasobanuye intego, ibyo mugamije si neza ya buri munyarwanda. Hari uwo mwavuga ngo ibikorwa murimo byamugirira nabi, aho ntihari uwabyibeshyaho, kandi mu by'ukuri mugamije ineza itagira umupaka ku banyarwanda. Rwose nk'uko njya mbivuga, akenshi iyo ndi kuvuga ibiganiro, studio Umutware twakira nko muri sale isanzwe yo mu rugo. Bishaka kuvuga ko urugo ruba rufite abana benshi batandukanye. Abanyarwanda turi ingeri zose kandi dufite ibyizero n'ibintu dukora bitandukanye. Nta munyarwanda n'umwe duheza uwo ari we wese.
ikintu cya mbere tujyanye nuko tudashaka ko umuntu azari kuvuga ngo amatitire gutyo kuko nibyo bizana bya bintu bya nakwita diviziyo cyangwa se kudutandukanya. Naho ubundi gutandukana mu bitekerezo ntabwo ari impamvu yo kutakuvugisha cyangwa se kukubahuka. So ibikorwa dukora ni iby'abanyarwanda bose, ariko birumvikana ko wenda nimba wowe wipangiye izindi gahunda mu byo twakoze cyangwa turi kuvuga wenda bikaba byangiza nka gahunda ufite, harimo ababifata nabi nyine nk'abo bashobora kuba bari kudutera kugira ngo tubivemo, kuko wenda byaba byoroshye kuducecekesha kurusha kuza kuganira natwe kugira ngo dusangire umurongo. Ariko nabo nabashishikariza mbabwira yuko bari gupfusha amafaranga yabo ubusa, kubera yuko natwe tuzi ubwenge. Izi ntambara z'amamashini dushobora kubikora, ni gerera digitale ibi biri kuba, ariko ndagira ngo rwose mbabwiriremo nti ntacyo bimaze no gupfusha amafaranga ubusa, kandi tutari no kubirataho rwose ntabwo bashobora kutumacenga. So kumva ari icyo nababwira. Ahubwo kubera ko ukomeje ku mafaranga, namwe birabasaba amafaranga menshi kugira ngo kubibasira no gushaka kwangiza imashini mubashe kubirinda, mubashe kurinda imashini zanyu, birabasaba amafaranga. Abantu babishoboye, abafite amikoro, murabasaba yuko nabo batekereza kuri icyo ngicyo, batekereza kuri iki gihe umutware. Rwose turi kubitekereza, kubera ko muri uyu mwanya abantu b'abafatanyabikorwa dufite n'abantu nakwita private n'abantu bari ku giti cyabo, kenshi baba badashaka kuza muri ibintu bya public. Ariko imwe mu ntego dufite ni uko tugira ngo buri muturage ajye yumva ko yabigizemo uruhare. Nk'ubu ngubu hari ikintu cya GoFundMe twakoze ejo hashize ndakeka. Hari abantu bamfashije kugishyiraho, twagishyizeho tugira ngo rwose twereke abaturage muze dufatanye, twereke abantu bari kudutera ko nta kintu bimaze. So ni igikorwa gitoya twakoze kandi abantu benshi baracyitabiriye, ndi kugira ngo dutangire dufate responsibility, tuzivane kuri abo bantu bari gukora muri private cyangwa se bari gukora mu ibanga, tubiha abaturage abari bo bigiramo uruhare, kuko nimba ari salo y'abaturage turifuza ko banagira n'uruhare muri ibyo bintu biri kuba. Kandi noneho uko tugenda dutera imbere ku buryo twabibasigira, ntabwo mbona ko biri ari ibintu bikeneye kuba private igihe kirekire. Ariko kenshi kubera ibintu by'umutekano ni ngombwa ko bimwe mu buryo tuba turi gukora bidakeneye kujya muri public, kugira ngo nyine tubashe kugera kuri izo ntego. Ariko ntabwo turi mu kugambana, nicyo kintu nabwira abanyarwanda bose nabo muri leta. Ikibazo abo muri leta barabizi, nabo bakuvugisha mu gikari gutyo, ntabwo nabihisha ko ari ibintu by'ibanga. Abazi ibikorwa turi gukora, ahubwo nuko abenshi bafite ubwoba badashobora kubasha kuvuga ku mugaragaro. Ariko ngewe nababwira ko rwose mwimenye abo muri bo nk'abaturage. Ikindi bajya bavuga ngo nudahagarika ngo turakwica, so twese tuzapfa. So ibyo ntabwo ari byo bidukanga cyangwa se bituma ibikorwa turi gukora tuzabihagarika, kuko ntabwo turi kubikora kugira ngo dushimishe abantu bari kubongamira abanyarwanda muri rusange cyangwa se inyungu rusange z'igihugu. Ngewe nizo mparanira, ni nazo turi guharanira. Ahubwo umuntu wese wavuga ati turabona mwaratandaraje cyangwa se ibyo bikorwa atari bizima, abo nibo nifuza kuvugana nabo, nibo twifuza kuba twaganira kugira ngo koko nimba hari ibyo turi gukora nabi biri kwangiza, aho kugira ngo bifashe natwe tukajya ku murongo muzima. Turi raisonnable quand même. Turashyira rero na link ijyanye n'icyo gikorwa kumva rwose afite ubushake n'ubushobozi bwo kuba yabegera muri iyo gahunda murimo yo gukemura abashaka kwangiza ibyuma byanyu. Kandi rwose tukubwira ko iyo umuntu akora mu itangazamakuru yisanzuye nk'uko mukora, nk'uko dukora, ntabwo ashobora kubura imbogamizi n'inzitizi, yewe zimwe na zimwe zishobora no kuzanamo ako kantu k'iterabwoba. Ariko iyo umuntu azi yuko agamije neza ntabwo yuca intege. Turagira ngo rero tugushimire cyane rwose, mukomeze uwo murimo mwiza, kuko benshi muri iki gihe barabakurikiye kandi birabafasha. Dushimire n'abakurikiye kino kiganiro tugiranye. Freeman ibikorwa singira nkabo, ibihe byiza, twaganira muri Amerika. Naho ubutaha mukomere cyane.
murakoze cyane Jean Claude kuri uyu mwanya mu wayo kuganira namwe kandi namwe imirimo myiza murakoze. Murakoze.